twibesherezwaho n'Uwiteka Bikira Mariya watugoboreye ntawe utadushyirira inkono ku ziko byo kuvuga ngo igikoni ngo umuntu ntakurebeye mu nkono ntagize oya ubu ntibibaho rwose dusoromeye tuboga araduteka ubwo tukaba turarura ntituba twenda kurya kabiri ku munsi reka da murya rimwe ku munsi se nakubwiye ngo nabyo twabibonye tutabibona tukarya mbese ubu buri kujya kubishaka ni Nyagasani utubeshejeho nk'uko nakubwiye Bikira Mariya gusa wenyine ntakagaye nubona dutunze nako gatunzwe na Bikira none se iyo tubonye umuhiye umugiraneza nkawe turakwinginga ducira ubwatsi cyangwa nawe wayireba uko imeze uti akayuba kayi akagari ka Gisuna aho dusuye umusaza n'umukecuru n'umusaza n'umukecuru barakuze bamaze imyaka myinshi kuko umukecuru yavutse mu 1928 mu gihe umugabo cyangwa se umutware we yavutse mu 1936 n'umukecuru witwa Nyiraburiri nyirango muraza kumubona n'umusaza witwa Laureni bamaze imyaka myinshi babana barashaje ariko ntago bafite umuntu bitaho kugeza ubwo n'ubumuga bwatangiye kubafata na kugeza ubu ntago bafite umuntu no kubitaho umuntu ubasha kubatekera umuntu ubasha kwahirira ihene ndetse n'umuntu ubasha kuba yabafasha mu buryo bwo gutunganya imyambaro yabo cyangwa se n'uburiri naho batuye ngira ngo rero tugiye kumusura mu kanya mugiye kwibonera ahantu batuye murebe inzu babamo murebe ukuntu babayeho tujyane na bikiganiro gitoya turabasaba rero kudukurikirana gusa kugira ngo muze kubasha kumenya byinshi bigiye biberekeyeho ngira ngo mwitwa nitwa Bernadette Nyiraburiri mama se mufite imyaka ingahe ndajya kuzana indangamuntu yaje guko ura reba muri Bibiliya aho Bikira Mariya yego disi nk'ukuri umubyeyi Bikira Mariya uramukunda cyane umubyeyi Bikira Mariya uramukunda cyane niho ubanzanira niho bakuzanira niyo nasenze namuvuze reba niyo ishapure rwose nukuri n'izindi ziri mu nzu Bikira Mariya iyo wahagarara wamubona Imana yanzaniye ishusho y'ikibeho nukuri niyo ishapure n'ikibeho rwose Bikira Mariya ndamukunda uso cyabasha kuvuga rozari cyabasha kuvuga rozari oya ntabwo nayishobora nta mwuka niba mvuze igice kimwe ndongera naruhuka nkashyiraho impuhwe z'Imana naza kwibuka rero iyi ni irangamuntu yawe niyo ndangamuntu yanjye turebe imyaka ifite ihangane dore n'indangamuntu ndangatetema wavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 28 kandi kera ntibandikiraga umuntu ntabwo byakundaga urumva birarenga ihangane gatoya mama ufite imyaka myinshi nonetse kera ko bandikaga umwana agenda aragira ubwo se iyo basize umunsi y'inda ubwo ko bandikaga kera ni iby'ubu ngo umwana baramwandikisha avutse nose mama uko biri kose uri hejuru y'imyaka 70 uri mu myaka 70 kuzamura ukibyiruka ukiri mutoya umuntu wakubatije uramuzi umupadiri wakubatije umupadiri wabatije kuko nizi Paris kwiyeza kuko kera abasaza bafataga ku ngufu kuko ntibasabwaga uzi umugabo gusa
n'umukobwa uzi urumva twatsinzwe n'umupadiri witwaga ariko nabatijwe ntetse umwana wa kane. Wabatijwe uhetse umwana wa kane? Natsindiye batisimu igihe ngiye kugira ngo nyikorere ababyeyi baranguye yari inyuma nuko barashyingira ngo papa adapfa atashyingira yari umurwayi nuko ndagenda ubwo ndahera tuza kongera kwiga ntegereje uyu nguyu kuko we yari mu gice cya gatatu nanjye naratsindiye batisimu. ubwo urumva twari kubatizwa ku mupadiri w'umuzungu witwaga Morali. Ni kera? niwe wari kutubatiza, niwe wari kumbatiza. tuza kubatizwa rero n'umwirabura witwa Ntakarabo. Ntakarabo? Ntakarakorwa. niwe watubatije. Ntabwo wibuka imyaka wari ufite icyo gihe? ariko uyibwirwa n'iki? ibi byo kubara imyaka ko bije ubu ngubu ko twari tumeze nk'inkatsi. hanyuma se hari umuhango wabagaho kera mu gushyingiranwa hagati y'umusore w'icyo gihe muri iyo myaka n'umukobwa. hari icyo bitaga ngo gutebutsa ubundi byavugaga iki? Nkunda kubyumva ariko nanjye ntabwo njye mbisobanukirwa neza. umuhango wo kusaba no gutebutsa byari iki cyo gihe? Gutebutsa bajyanaga inzoga zo kugira ngo batebutse ubukwe, bakazinywa bakagarura izo kwarikisha. Yego. ariko mbere barikoreye umwaka ugashira uwo mukene we yasabaga n'imyaka 3 ajyana inzoga. ntiyazijyanaga buri munsi, mu kwezi, mu mwaka gutyo. harimo n'abavuga ko ngo mbere y'uko mushyingiranwa ngo habagaho kubanza kujya kuraguza, ngo bakabanza bakakubwira ko umuntu ngo muzabana cyangwa se umugeni atazacinga, ariko cyane ngo byabaga ku muhungu n'umukobwa. bajyaga gusabisha umukobwa cyangwa nyina w'umuhungu na se w'umuhungu bakajya kuraguza, na se w'umukobwa bakajya kuraguza. uw'inzuzi zitereye ntamusaba, akamureka akarambagiza. byari ukubeshya. none se niba byari ukubeshya, ariko uwo zabaga zereye niwe basabaga. mama, kugeza ubu ngubu wavutse 1928, bivuze ngo ufite imyaka 92. mu myaka 92 yawe ufite umaze kuri iyi si, kuva ukiri umukobwa, ukimenya ubwenge, ni ibihe bintu bidasanzwe byabaye mu gihugu ushobora kuba waruze, nk'intambara zaba zarabaye ushobora kuba wibuka zaba zarabaye, cyangwa se ibihe by'ibiza bikomeye byabayeho mu gihe cyawe ushobora kuba wibuka? intambara nabonye ni y'abahutu bavugaga ngo basenyera abatutsi. niyo nabonye niga kumenya ubwenge. uwo Matemane yateye nk'umwana kubagira. Matemane ubwo ni umuntu umeze ute? n'inzara bitaga Matemane. yateye ryari ubwo ngubwo hashize nk'igihe kingana iki? ubwo se nabyibuka. mbe ntazi imyaka yanjye nibuka iyo y'Amatemane. yari ikintu yisha abantu cyane? yisha abantu cyane. ugiye guhaha ngo akabura icyo barya, wagenda uri umusore waraye wenda iwanyu utwo baguhahiye wifite, ukajyana n'uyu. wagera iyo muhaha, kuko bajyaga guhaha mu Murera, bagerayo ngo uyu waraye uriye, uyu ntacyo yariye, ukamwica, ukamwambura utwo bamuhahiye, ukatwikorera ukatuzana. wowe akaza akavuga ngo usigaye inyuma. hari intambara, hari inzara bita ngo Ruzagayura yabayeho. Ruzagayura waba uyizi? iyo ni iya mbere papa yajyaga ayitubwira. nawe ntabwo uyizi? ntabwo nyizi. ngo yakurikiye Rumanura Imbaba. izo papa yajyaga azitubwira inzara za kera, akicara akatubwira
kuko inzara yaziherutse niyo matemane ngo hari nasubira uguze ukavayo uti na nguriza nk'uko ubu umuguze amafaranga ukongera ugasubira. Izo nzara papa yarazitubwiraga iyo sinzizi iyo nzi nirumanura imbavu n'iyi ngo yakagunda yateye twajya na muzehe nawe se nkwegera imbere gatoya nawe duse nka tugira ni ikiganiro gitoya twajya ngo tubanze twibukiranye yenda ku mateka nta kintu bitwaye. Hanyuma nta kibazo reka yicare hari. Hanyuma wowe uratangiye nawe wibwira abadukurikiye tubwira amazina yawe tubwire n'imyaka ufite. Imyaka ze yanditse amazina mwitwa bande? Nitwa Laureni nta mugabo. Laureni nta mugabo umwe. Laureni nta mugabo umwe wavutse muri 36 bivuze ko ufite imyaka 84. Kuri iyi myaka 84 uri umubyeyi ukuze, uri umubyeyi wabonye byinshi, umubyeyi waciye mu buzima bugoye. Twagira ngo wenda ugira ikintu wenda ubwira nk'abantu basa nk'aho bakiri batoya. Ubundi kera ku muhango wo gusaba no gukwa, ibyo bintu byo gusaba no gukwa kera byabagaho kuri iki gihe cyanyu? Byabagaho. Ubu rero hari gahunda iriho abasore n'abakobwa benshi basigaye bahurira ahantu hatandukanye mu nsengero, ubu ni kuri za social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Kera mwebwe iyo wajyaga guhitamo umugeni kenshi ko abantu babaga batuye ahantu hagiye hatatanye, wabwirwaga n'iki umugeni ugiye gushaka mwahuriraga icyo gihe? Icyo gihe mbese bajya kuramagiza umukobwa wabaga umuzi, nyuma bajyana umuranga akamuranga akakurangira umukobwa bakamwemera bati umuhungu nakomeza asabe, umubyeyi akajyayo ati turamwemeye nta kintu ukomeza usaba ukaguca inkwano ugatangira gusaba. Icyo gihe umusore yabaga afite imyaka ingahe? Ntabwo niba afite imyaka umuntu aba yabaga kugira ngo nyine abayemerewe kuba yatunga nk'umugore muri icyo gihe yabaga afite nk'imyaka ingahe ugereranyije? Yabaga ari umusore ufite nk'imyaka igeze afite imyaka 15 nibwo umusore yashakaga. Ubwo n'umukobwa abaga ari muri iyo myaka? N'umukobwa wenda habaga ko bakuruta cyangwa ubundi atakuru. Hanyuma turebye neza ku myaka yanyu n'imyaka y'umufasha wawe, twasanze asa nkaho yakurushaga imyaka igera nko mu 8. Mujya gushyingiranwa icyo gihe ntabwo wumvaga ari ikibazo kuba ugiye gushakana n'umuntu ashaka ko kurusha imyaka 8? Asaze icyo gihe kuko kera bwari n'ubujiji iki kubagira ko bakurikiraga imyaka. Ntabwo bakurikiraga imyaka, bapfaga kwandika. Ubu wasanga unamuruta mukecuru. Ubizi imyaka uko bimeze. Nese undi kugira ngo babahe imyaka kwiranga muntu ni wowe babwiraga igihe wavukiye cyangwa bashyiragaho ibyo babonye? Barapimiraga bakazi. Baragenda gukorera. Barabeshaga bakazi. Bakagufata ibyo babonye bakapimira. Hanyuma rero aka karere ka Gicumbi niko mwavukiyemo n'uyu murenge no mukirimo? Niho tukirimo. Icyo gihe muri icyo gihe cyanyu muvuka ababyeyi banyu ni hano n'undi bari batuye? Niho bari batuye. Handika cyatwaraga kwigendera. Icyo gihe tubaga duhatuye kuko narongore isa yaratuye hepfo na data atuye. Mugasabana. Hanyuma rero muri iyo myaka yanyu hari ibintu byinshi cyane byagiye bibaho bijya bitangaje, aho wasangaga umukobwa yashobora kuba yahurira n'umuhungu bagahura ku kiliziya bagiye gusenga, akariho bakundanira. Nyuma yaho umuhungu ngo akazajya kuraguza, akajya kubaza nimba umukobwa bazaca inka cyangwa se nimba bazabana. Ariko ngo hari ibintu byinshi cyane n'umuhungu yareberaga, ngo icyambere banzaga kureba umukobwa igihe abyukira, igihe ajya kubura umuharuro no guharura. Ibyo bintu koko niko byari bimeze? Ibyo byaje vuba ibyo.
aho bakera hari ubwo warambagizaga n'umukobwa bakaguherekereza mutabonanye. Kuguherekeza no kuvuga gute? Bagushingira. Bakamuzana utamuzi. Icyo gihe barihishaga ndetse ntabonanaga n'umukobwa icyo gihe. Icyo gihe Ukabona bamukuzaniye. None umukobwa yageraga mu rugo yaramaga igihe kingana gute? Kwarama ni cyagiye umukobwa bari. Ubwo yizengeraga no bajya no ku rubyiniro akashyira mu kirago yagenderaga mu babona umusore batabona. Hari ibizuzo byinshi cyane. Hari imigenzo myinshi. Akaba bajya ku rubyiniro akagenda mu kirago. Bakamuzana mu kirago. Kandi icyo agenda amwihisha yihisha umuhungu. Yayisha umuhungu kugira ngo atamubona. Kugira ngo atamubona. Kuntuza kandi baguherekeza bamutereraga ku bitugu bakazana bya bihu bakazengera hano. Ibyo bitaga inkanda cyane uruhu cyangwa urw'intama akarwihambiraho nuko bagashyira umukobwa umusore bashatse abasore bangahe bamutera ku bitugu. Abajyaga mu ngo kizaje amajyambere amaze kuza. Hanyuma hari amakuru avuga ko cyane muri iyi ntara kera yahoze yitwa Byumba ndetse n'izindi nawe tutari buze kubasha kuvuga ko habagaho umuco wo kuraguza no kubandwa cyane ndetse n'ibintu bigenda n'iyo migenzo yose ya gakondo. Icyo gihe barabandwaga baragira bakabaca inka bakabaga inka bagatanga ibihumbi n'ibihumbi bakabya bakarya gusa bareba byo kubeshya gusa. Wowe waba warigeze uraguzaho? Akata ntabyo uzi. Ntabyo nzi. Badata nibo bagendaga bakaraguza bakabandwa ibintu bigaciye bakarya inyama bakanywa amayoga kabi. Hari yasangaga abantu ba kera hari utuntu bakoraga ugasanga hari nk'ahantu mu mbuga abantu batabye ibintu ngo ni uburyo bw'uburinzi ngo kugira ngo barinde abana cyangwa se n'ibindi bibazo bishobora kuba byavuka. Ibyo byabagaho bakabeshya gusa byaro byo kubeshya gusa. Kandi n'uwo muntu ubujiji niwo muco ruwa. Niwe muco wa ruwa. Niwo muco wa ruwa icyo gihe bivaho. Nuko biza kuvaho biratakara. N'ubu bitekereza. Hanyuma mareka tugaruke nawe gato tuganire. Hanyuma rero mufite imyaka 92 kubigaragara ku irangamuntu, murakuze, murashaje, murabona ko mugeze ahantu mwagakwiye kuba muri kumwe n'abantu babitaho bakaba bari hafi yanyu. Twabonye ko ushaka ufite n'ubumuga wenda n'izabukuru zirimo ko nabonye na muzehe nawe ashobora kuba afite ubumuga ko nabonye natagenda neza. Ubuzima bwanyu bumeze gute, mubayeho gute? Ni Nyagasani utubeshejeho nk'uko nakubwiye Bikira Mariya gusa wenyine. N'akagahe nubona dutunze nako gatunzwe na Bikira Mariya. None se iyo tubonye umuhire umugira neza nkawe turakwinginga ducira utwatsi cyangwa nawe wayireba uko imeze uti akayuya kari nk'umufuka isinge nk'isi nk'utu dutatu n'umuhire warebye araza areba ku rugo ntacyo turya twari turaye ndetse nk'inshuro zingahe atuzanira reka nk'Imana yagize cyane agira umuhire akaduha udufaranga cyangwa n'utwo uwo musaza afata tugaturya umunsi umwe tugashira tukicara. Ese nkubwire ntabwo n'uyu munsi nk'utu twanyweye agakoma ubundi rwose ni ukwiyiririrwaho ubundi tukaryama kuko ntacyo twimarira ntacyo ntawe ufatizwa ngo ajye guhinga cyangwa se n'uguhingiye ngo ajye munsi y'urugo asoroma imboga. Dore mperutse kwihangana mfata ikibando nkishyira hasi aho ubwo inshuti uboga hariya kugaruka agahanga nakamennye muri aya mabuye genda ndihera sinziga dukunzwe n'Uwiteka pe n'Imana yonyine. Imana yonyine. Hanyuma se mama, mu myaka mumaranye n'umutware wawe ntabwo mwaba mwarigeze mubyara? Turabafite mwabyaranye abana bangahe? aha
yewe 15 15 15 barindwi aragiye none hasigaye bane abahungu ni barindwi n'umunani ubwo abahungu ni 3 n'abakobwa bane ariko muri bo senjya koko beshyamye n'icyitirizo nta kintu bajya bagufasha sibyemo babiri rwose abandi bandeberaho niyo nahise ntaho ndeba biturutse ku kibazo twari mu nzu hano iya mbere yahanira hirimo umusaza nta kabaraga yari afite nanone indi twari twarubatse irahirima imaze guhirima turabona ryamaga ni hariya ubwo umuhire rwose ngira umuhire umwuzukuru wanjye wigiriye mu bugari araza asanga ndyamye hariya azanze mparyamye arandeba ndabyuka ndasusumira nk'uko ureba ndi gususuma ese mubaha tuti ese abahungu banyu bakuru ese turabizi umwana agenda atumva kaka ndagiye icyo uko nzagaruka niba ntazagaruka nagusanga singiye ku mwana ngiye kubona mbona yohereje amafaranga ayaha umuhungu wa Kibaki tubona araje tumuzi umukatira ubutumwa bwa wizeye ati wizeye muramuzi tuti turamuzi aduhereza amafaranga pe 50 ati mugerageze guhahamo icyo muriya mugerageze no gushaka kubabumbira amatafari muri ya mafaranga adutungamo tuhaha n'agahinzi rwose tubahingisha noneho umwana akajya twibuka pe uko hashira amezi 2 hashira amezi 3 ubwo nibwo dushaka umukozi abumba amatafari uyu musaza agakururuka akajya kuvoma hepfo y'umuhanda asaba y'amazi noneho umwana nibwo yongera agaruka ati igihe kigeze inzu ntiruzu arahamagara ise kuri telefone inzu nibwo amatafari arangiye barayubaka bamaze kuyubaka abura amabati abura inzugi yicara abaza ati kakaracyajyamye hahandi na sogokuru kakaracyajyamye hahandi na sogokuru nuko kubwa Nyagasani ati nimuvere pe adukuramo noneho tujya muri iyi nzu ati kaka na sogokuru hariya bari bajyanye nta kuntu bashobora kohereza amafaranga koresha igitanda igihe bakizanye arongeye ahaye wa mugabo amafaranga ngiye kubona mbona azanye matora bayishyira mu cyumba turaryama noneho shaka ikintu ntazamugororera nshaka ikintu nagirane nkaba nari mfite umwana nawe wari wararwaye mu mutwe noneho yapfuye banamurashe nuko
ndareba ntumva umuntu yiyubakiye inzu yari kuzahasigarana n'uwo murwayi wanjye none ntako nagira aha ndahamuha no munsi y'urugo noneho babandi bantereranye ngo ntibampa amazi ntibampa kandi uyu musaza yajyaga kuvoma n'ubu hari umuntu bahamagaye wo munsi y'umuhanda avuga ko uyu musaza yajyanaga akabuni ugize amahirwe akamwakira amazi yo kubumba amatafari ndayagira umuntu afite ikigega cy'amazi afite n'umugezi none ngo nicyo nzira kandi byavuga byose mumbwira ukuntu nari kubigenza yarangiriye neza nk'uyu hariya ntabwo ari kuhamwima rwose mubimbwire ngo bandwaye inzika ngo nimpfa kandi umwana yaravuze ati yewe urakoze mukecuru nanjye niba ufite udufaranga Imana ikaguha udufaranga ugahingira uzajya uhingisha nanjye hazaba hanjye igihe uzamara kwitaba Imana sinzagukuramo none abantu nibwo bari kumbwira ngo ntaho wamfasha ntaho wagira ati cyo bituma afashijwe n'Uwiteka niba akiriho niba atakiriho ntabwo murajya kuvugana amakuru yemeruka oya korona yaza niba ariho niba atariho ariko kandi umpa nk'utu dukwi reba nk'utu dukwi akibuka ati akankuburira wenda umuburira n'imbuga none se ubwo agira ngo zokere heza mumbwire uko namugera none se mama hanyuma rero nyuma y'uko umwana aragiye niwe wasaga nk'aho ari ibyo agufasha nawe ntabwo ufite amakuru ye urumva gerageza no kuvuga ati nanjye nk'umwana wangiriye neza reka nanjye ngira akantu muha ibibazo bikavuka mu muryango bakumva ko hari nyine wabasumbanishije undi mwana niko byitwa hanyuma noneho nyuma y'uko abana nta kintu kirimo kugufasha kugeza ubu mubayeho gute murya gute ese ninde muntu ubatekera ninde muntu ubagaburira ntawe ni uyu musaza rwose ukureba niwuhirima Imana iduhaye ibyo turya akagenda agateka uko bitetse kose tukabirya yaba yabuze udukwi amazi yampaye n'amazi urumva yampaye n'uyu mugezi n'uwe yewe ampa n'itarati sogokuru nakaka batazahuma mujye mucana urumva ntako atangize rwose Imana nibishaka ikamunzanira kandi nitabishaka ubu ise nanone niwe ntunze ntuzana ifuku urumva niwe undebera n'umuhinzi n'umugabo niwe ntuma uturima nari nsigaranye kuko indi yose twarayitanze byose mwarayitanze mu mirima yacu isigaye ni 3 iba piriya kabandi ntidushoboye kugerayo none uwo niwe duha akajya kwatisha wenda uwo yatiye twadufaranga akatuzana tukabonamo icyo mwese ubwo natwe twe ntacyo twimariye turi hano ntacyo pe n'undi wese nge simvuga ahubwo ngo denge hari n'ibitabaho tweze rwose nose kara gatungo iyo hatabonetse umuntu ukahirira icyo gihe bigenda bite muzene wihangana arihangana gutya yagerayo akananirwa akazana tubiri yayinagira bakashyira mu nzu bumwe no kuyishyira mu nzu asigayeyo abona nk'umuntu ufite akabaraga akayishyiramo nyine ubwo n'uwo muhungu niwe wazaga akayikura mu nzu udupfuye agasundi
cyangwa n'uwo mpamagaye wenda uri mu nzu wenda usohotse uko bimeze rwose njye kubeshya njyewe nta n'icyo nimariye rwose nangwa n'umusaza wenda arasunika akajya mu ziko nagiye mu ziko ndahinga mbirimye umwana nibwo yaje atumva ejo utazari udafite ubwitura mu ziko emera icyo Imana izagira ibizagira twibesherezweho n'Uwiteka Bikira Mariya watugoboreye ntawe utadushyirira inkono ku ziko byo kuvuga ngo igikoni ngo umuntu ntakurebeye mu nkono ntagize oya ubu ntibibaho rwose udusoromeye tuboga araduteka ubwo tukaba turarurashe ntituba twenda kurya kabiri ku munsi reka da murya rimwe ku munsi se nakubwiye ngo nabyo twabibonye tutabibona tukaryama mbese ubu buri bujye kubishaka ninde mama hano mugeze mwagakwiye kuba mufite abuzukuru bagomba kuba bari hafi yanyu bakabitaho mu gihe abana banyu nabo bashaka kuba bakuze hari izindi nshingano runaka barimo nabo baba bazifite ariko abana ntibababuze nta n'umwana waza ngo aze nibuza kugurira Uwiteka ubwo baba bigendera umugenzi nibuza akamfasha hanyuma twumvisha ko muri n'abakristo musenga ese ko tubona mu myaka yanyu musa nkaho mutakibashije kugenda mwaba haba hari umuntu uturuka kwa padiri wabuza kubaha ukarisitiya mu rugo cyangwa ntabwo muheruka guhazwa aheruka kera n'abakristo b'inahangaha byose bajyaga basengera no ku cyumweru bakururukaga umupadiri waje ari byiza byabujije njyewe yasize ampaye no gusiga ku barwayi umupadiri waje yasize aguhaye gusiga ko barwayi naho ubundi bashyize kiliziya n'umugore yikuye yabibujije yabaje kongera kugaruka ari wenda bizatungana kubera bino bihe by'uburwayi n'ibi bya korona byateye n'ibi bya korona byakirembuza hanyuma kugeza ubu ngubu rero bimvikana yuko imibereho ntabwo ari myiza kubera ko ntabwo mufite ibyo kurya n'iyo binabonetse urumva no gutegereza umuntu uzaza kubafasha kubashyiraho inkono ubundi kugeza ubu ngubu ikintu gishoboye gukora ni iki iyo hari udukwiye ndagenda gateka iyo hari nazo ni ukugura ntabwo njye guhinga ntabwo ndi kumva neza byiza kuvuga cyane bavuze ni inkwi zihari uragerageza ugateka ntekaze ni ukugaragurika no kugaragurika byambuza uko ngiye yababawe hari igihe biba bitanahiye nawe no mu maso sindeba neza ntabwo bikora neza none se ubundi ubusanzwe muri mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe mu cyambere ni mu cyambere ikintu leta ibasha kubafasha ni iki se muri ibi bihe n'udufaranga baduha babaha amafaranga angahe ni 15 ariko bagakuramo yo basigarana ngo nayo kwitega iminsi yo kwitega iminsi yanyu nabwo se bayakoramo basigarana 5 musigarana bakoramo 5 bakoramo 5 nose mama ayo mafaranga bayabaha buri kwezi cyane buri mwaka ni buri kwezi hanyuma ayo mafaranga iyo bayabahaye bategeka icyo muyakoreshamo tukoresha nuko ino baza bakuramo umuhinzi guhindura usigaye ukagira ukatubika ayo mafaranga 5 bakuramo bavuga ko ari ayo gutega iminsi bayabaha ryari bayabaha mwashaje bayabo tuba tuzasigara ngo bazadufasha ngo twapfuye
mwapfuye yamaye baravuga ngo nukwitega iminsi ngo iyo ariko ntituzaje njye numvise ngo abasigaye nibo bazaza numvise ngo abasaza numva se ntibagenewe tuzajafata ngo tuhapfa abasaza ntabwo bakenewe ngo ndabizi ko nabwite kuri barasigara ngo umusaza baramwaka ngo amafaranga bazaguha isanduku ngo nta kindi ariko twumva igice cyane cyo kubabikira ni n'ikisanduku izabashyingura kuki se babumva ko mugomba gupfa ku buryo babateganyiriza amafaranga y'isanduku ubu ntayo ngo ntituyabona tuzayabona ngo zaribwa n'abasigaye inka y'amaguru numva se ikintu n'abasigaye kuki mutababwira ko nta gahunda mufite yo gupfa ese ubwo wavuga umwe bakagira amategeko bate n'ibyo wagira zo ya buriya baba babibona ko mukuze bavuga bati ejo ashaka kuba yahura n'impamvu runaka ituma ava mu mubiri wenda ya mafaranga ashobora kuba yadufasha mu buryo bwo kumuherekeza abura yasigarana cyataha ko mbitekereza hanyuma rero kugeza ubu ngubu murifuza iki wenda nk'umuntu afite nk'ubufasha ashaka kubafasha kubera yuko hari benshi barimo bagiye kureba iyi nkuru yanyu bazifuza kuba bagira ikintu babafasha ku giti cyanyu murabona imbogamizi mufite z'ubuzima ari izihe ku buryo uwagira icyo abafasha ari aho yahera nk'ubu wagira icyo yafasha yadufasha n'umuntu akajya abonye nk'udufaranga akajya agahemba umukozi udufurira utwenda abonye nk'umwana akadufasha tukaba mu rugo hano tukajya tumuhemba hanyuma reka tubaze na mama twumve mama mwebwe murumva ari nk'iki cyihutirwa umuntu ashaka nko kubafasha ikintu umuntu yabafasha urumva ni nk'uko umva turacyafite munsi y'urugo ahangaha umuntu abonye nk'udufaranga yaha umuhinzi akamuhingira wenda n'umusoromera imboga mbese n'uwansoromeraga imboga yavunitse akaboko wabasomeraga imboga yazaga akansoromera imboga yavunitse akaboko ariko wenda gakize dufite nk'umukozi ntacyo ntashaka wenda n'umukozi kubatekera yabatekera akanabafurira nta kintu bitwaye nta kintu byose bari neza ariko dufite icyo tumuhemba hanyuma si ibyo kurya byo kurya none se waba wabonye y'amafaranga icyaguhaye ayo mafaranga gishobora no kuguhiterwa n'ugufashije ugufashije ntiwahitamo icyo aguha kuko ngo ukwambika niba umenya urukundo nk'ubu wabiteguye umpaye umwenda nawambara umpaye ibishyimbo ntabiteka icyo wumva ugamije wagikora mbese wategeka umuntu ngo mpibi iyo mana mbese umuntu ni uburenganzira bwe ni uburenganzira bwe icyo imana ikwandikiye iba yakikwandikiye rwose ntabwo wahitamo murakoze cyane reka tugiye kuhakora ubuvugizi hanyuma uko biri kose hari icyo imana izakora ariko hagati aho ngaho tukirimo no kwiganira namwe kuko muri ababyeyi tuba tugize amahirwe yo guhura n'abantu baturuta ntabwo dukunze kugira uwo mugisha kenshi no kuganira mukumva mwasabana uba wumva ari ibintu byiza cyane ku myaka yanyu mumaze imana ibashyize kuri iyi si mwakoze imirimo myinshi mwarabyaye murerera igihugu abana babayeho aba imana yacyuye yarabacyuye byari mu nshingano zayo iyo mutekereje ku myaka yanyu mufite mugatekereza naho mugeze ubu ngubu mugatekereza ko mushaje ejo muzajya kumva byagenze ukundi iyo mutekereje ku rupfu cyane nimba mwumva urupfu mutekerezaho iki rwose nuko ntawe uba ku mutima w'umuntu ngiyo ntekereje n'intambara yateye ahatera intambara ya mbere atera iya kabiri iyo iherutse yo akaba ariyo yaciye igihugu umugongo rwose ndavuga nti imana ndahagaze kugeza ayo magingo ntacyo natanze ngo ubuzima mbeho kugeza aya magingo ndakambakamba natekereza bene mama bose bapfuye n'umuryango wanjye wose nabo ndeba babasura nkashima imana pe
naho barimo kugenda nawe se watera ntabwo amahane ntashima Imana kabona umusore aragusize kabona inkumi ese iragusize nukubora bukeye ndaha nta makamba ngomba gushima Imana Imana ntimana warakoze ngomba gushima pe. mama ugize amahirwe yo kubonana n'umubyeyi Bikira Mariya ukamubona imbere yawe ari kumwe n'umwana we Yezu, niki kintu wasaba Yezu icyo gihe ndetse na mama we? Imana namushima nk'uko bamunzaniye hano bamutambagiza baramutambagije bamuzanye hano. Nari mfite n'uwo mwana wanjye urwaye waraheze mu nzu rwose, yararwaye mu mutwe yaraheze mu nzu, bamutungukije ndakambakamba n'abandabandaga cyo kurabwo nitwazaga ikibando kimwe. Naragiye ndamuhobera, maze kumuhobera ubwo sinzi ahandi bamujyana hariya Byumba ku Mukeri, numvishije bari kuririmba. Imana yampagurutsa, nagiye kumutangirira hariya ku muhanda. Mpora nawe abari bamufite bati nimuhagarare, ndamuhobera rwose. Imana nk'ubu agahagarara n'iki kibando nagitaka kuko ndashima Imana rwose. Intambara yateye aho yankuye, aho yagize ite, urugamba runtaye hagati kuko nabuzwa n'iki gushima Uwiteka. Niki wahita umusaba se kimara kumubona, wenda akamubwira ati unkoreye iki ngiki nagushima? Ntashima ko ampagaritse kandi n'abagiye, nkashima abo yasigarije, nkashima nuko ngira umuryango hirya, nkagira inshuti zikaza nkabona ndazibonye. Nashima nakubwiye ngo rwose no ku mutima wanjye Imana ndireba byose. Nanze kugiye kumbwira ati mubonye leta mubwira akahita nsubiza mu myaka yanjye y'ubukumi nka 15. Wajata yabawe ndansabira nkamwe babasura ye mu buzima bwanjye. Niyo murebye uko tumeze ukabona muraje bara abantu bameze kuriya imwakira ikibafasha rwose. Ubwo Bikira Mariya bayagize bakohereza ubutumwa ina y'amaguru baramaho. Navuga ngo nansubiza ubuto bamubwira ati nsubiza ubuto myaka yanjye 15 n'umugabo wanjye dusubire hasi. Nta kindi ntabwo abyifuza, ahubwo namusaba yaba yabyumvise n'umuhamagara Imana iba yabyumvise rwose kuko ingoma ndiye ni nyinshi kuki ntahigamira bato kandi nta utura ku isi ngo azayisazire. Nibuze twabaye nk'imiserebanya cyangwa inzoka ziyuburuka ngo ujya kubona tukijya mu kinani guhinga, wajyaga kubona ukabona ikiyuburuka kandi ubwo Imana irimo kubyumva cyane. Irabyumva rwose n'ubu kugira ngo ngeze amagi gushima Imana. Iyo mbonye yewe niyo mbonye benzi igitana, hari igihe neguka nkumva ngiye kukirenga ko akagatwe narakamenye kandi no kumugara biturutse ubusingira mu mugongo, irivi ryaragerutse gutyo. Ariko iyo ngize Imana nkabona nicaye nka hano, nkabona utwuzukuruza twanjye turaje tukampobera, numva nishimye, tukandirimbira nanjye nkadukomera amashyi gutya, mba numva n'umugisha wayo.